tuvuga ko abakinnyi bakoresha izindi mbaraga ukumva ngo baraye mu marimbi hirya no hino bashaka imiti mu bapfumu kugira ngo bashe gutsinda. Ese ibyo ni koko ni ukuri? Ugize neza kumbaza icyo kibazo. Ngira ngo biriya nta nubwo biri no mu bakinnyi gusa. Turasuje abakunzi Gusenga TV. Yesu Kristo nashimwe cyane. Uyu ni wa mwanya mukunda muri benshi ibiganiro bitandukanye, ubuhamya w'amateka y'abantu bamwe na bamwe mukunda. Twangiye kubaha ikaze aho muri mwese, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda n'abakunzi bacu bari hirya no hino, mwigira ikaze. Uyu munsi rero twabateguriye umutumirwa wacu, yitwa azwi ku izina rya Maso. Ubundi nyakubaha Maso, ubundi amazina yawe ninde? Ubundi ngewe amazina yanjye nitwa Imana Maurice. Maso naryo akaba ari izina abantu bampaye ariko ntacyo rintwaye. Imana Maurice. Ubundi Imana Maurice uzi ku izina rya, none izina rya Maso ryavuye kuki? Icyo gihe kera nigeze ko nari ndwaye amaso. Tuki kumwe n'abantu twabyirukanye, nari mfite ikibazo cyo kurwara amaso, noneho bahita babona iryo zina ryo rizabihutira bari ryo banyita, rikomeza gutyo ndikurana gutyo. Ntabwo ari ko rifite amaso manini? Nari nyarwaye yaratukuraga ahubwo agenda akira. Ubundi umuntu ashaka kumva Amaso bakuze nk'umutoza. Ubundi umuntu Maso ni Maso n'umuntu ki? Mu ncamake bakubashije Maso nindi? Nibyo koko mu buzima busanzwe Maso ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu. Mu kindi mu kazi kantunze ka buri munsi umwuga wanjye nkaba nkora mu bya siporo, nkaba ndi umutoza w'umupira w'amaguru. Mu bundi ubwo n'ubuzima bw'umubiri bwo kubaho, mu buzima bw'umwuka cyangwa bw'imyemerere nkaba ndi umukristo. Wabaye umutoza kuva ryari? Hari umuntu ukubonye wundi uyu munsi, hari umuntu wakubonye kera kayibatse umuntu yatangiye gutoza ryari? Ese bitangiye ryari? Ni ibintu bimazemo igihe kingana iki? Ngira ngo nabitangiye muri za 2004, ari ibintu bisanzwe, ariko noneho by'umwuga neza biza gutangira nko muri 2008. Kugeza muri ngo kuva 2008 kugeza uyu munsi uracyari umutoza? Kugeza n'ubu ngubu ndacyari umutoza, niko kazi kanjye. Ni nk'ayo makipe kuva icyo gihe atoje ayo makipe, ubu ngubu uri gutoza nk'iyo ekipe? Ngira ngo 2000 icyo gihe nahereye mu ikipe ya Tarako, ndi muri staff, nza kujya muri Rayon Sport, mva muri Rayon Sport njya muri Nyanza, mva Nyanza ngi Rwamagana, mva Rwamagana ngi Musanze, mva muri Musanze njya mu ikipe ya polisi, mva muri polisi njya i Bugesera, mva Bugesera nsubira muri polisi, mva muri polisi njya muri Rayon Sport 2017, mva muri Rengi Bugesera, mva Bugesera nsubira muri polisi, mva muri polisi njya muri Gasogi, ariko ubu ngubu nta kipe mfite. Maso none umaze igihe kingana ukijijwe? Mu cyo gihe cyose niko ari umukristo cyangwa ubaye umukristo vuba? Icyo gihe mbere nari umukristo w'izina ariko utarimo, kuko ntibyamfataga, mbese nari meze nk'umuntu wabatijwe by'umuhango, ariko noneho 2012 ubwo nakiraga kiza by'ukuri, kuko buriya abantu benshi barabyitirirwa, ariko noneho kubijyamo wese nabyo ni n'indi ntera. Kuba umukristo uraho w'izina, nuko kuva 2012 nuko wari winjiye muri indi dini, niryo ngiryo riri urabatizwa? Umukristo w'izina uri kuvuga ni umukristo umeze bwoko cyane? Abantu benshi badukurikiye batari gusobanukirwa kumva umukristo w'izina utarimo neza, ni umukristo wari umeze gute? Ngira ngo usomye Bibiliya irabikwereka, kuko ikwereka uburyo Yesu yaje agiye gushyiraho itandukanyirizo. Navuga yuko yaragiye gukuraho ikigare akereka abantu kwizera by'ukuri, yerekana n'inzira y'ubugingo yariyo. Ngira ngo rero icyo gihe nanjye mu bintu nari ndi mu kigare cyo kuvuga ngo ababyeyi ngo ni hari abambatirishije ndi uruhinja, ngo reka ngume gutya nta myizerere, ariko nshimira Imana yuko icyo gihe cyaje kugera, kuko agakiza burya ni ikinege n'umuntu ku giti cy'agakiza, si famiye, agakiza si kibina. Aho rero naje kugera icyo gihe
nanjye umwuka wera aransanga, nanjye mbona agakiza ku ruhande rwanjye. tujye twumva abantu bavuga ngo umwuka wera basanze baryamye. Ese yagusanze uryamye nawe cyangwa wabyumvisemo umutima ukumva ko ugiye gukizwa? Kugira ngo ukizwe by'ukuri byahereye kuki? Njyewe ngira ngo nkizwa by'ukuri, Bibiliya hari ijambo rivamo rivuga ngo abatizera bazizezwa n'ibitangaza. Njyewe nabanje kugendererwa ndarota. Abizera tuzi yuko barabisobanukiwe izo mpamvu, ariko n'icyo gihe njye nari ntari nizera. Noneho mbaho nza guhura n'umuntu, arambwira ati ndabona uri mu bibazo ariko Yesu ni umwami. Numva mbwiye ibintu bishya, ariko noneho kubera ari Imana yari yiziye, numva birimo biranyinjiramo cyane. Noneho icyo gihe ndamukurikirana, ntwara kontakite ze, agenda nganira inyigisha. Uwo muntu no mwahuriye mu nzira? Ni umuntu mwamuziranye? Ni umuntu wari umeze gute? Icyo gihe natozaga ikipe ya Musanze, kandi muri abo bakinnyi hari harimo umukinnyi umwe wari umukristo, ubu ngubu ni n'umupasiteri, bamwita Nyandwi Idirisi, ubu yitwa Nyandwi Jacques. Icyo gihe niwe wabinganirije, kuko urumva twabanaga mu buzima bwa buri munsi, yabaga azi byinshi duhuriyeho kuko twari kumwe mu kazi. None maso ubu tukomeje kuri ako kantu ko kuba ari umukinnyi n'uwo muntu akaba ari umukristo wakubwirije ubwo butumwa. Hari amakuru menshi dufite yuko tugenda twumva hanze tuvuga ko abakinnyi bakoresha izindi mbaraga, kumva ngo baraye mu marimbi hirya no hino bashaka imiti mu bapfumu kugira ngo babashe gutsinda. Ese ibyo ni koko ni ukuri? Ugize neza kumbaza icyo kibazo. Ngira ngo biriya nta nubwo biri no mu bakinnyi gusa. Shitani ntago afata hamwe ahari hose abahiga, ahubwo burya abakinnyi nuko ariyo makuru avugwa, kuko ntibaravuga abacuruza, ntibaravuga bagira bate cyangwa batwara imodoka. Ariko si icyo ngambiriye, nta nubwo ari no kwamamaza Shitani, kuko ntago ari byo byanjye, ahubwo ngewe mvuga Kristo, kuko niwe nabonye imbaraga ze. Binuza rero ibyo ndagira nkuru abantu mu rujijo. Siporo ni impano Imana itanga, ahubwo Shitani agakoresha imbaraga kugira ngo adeviye ya mpano akujyane mu nzira ziwe. Kimwe nuko hari ufite impano yo gutwara imodoka, hari ufite impano yo gucuruza, Shitani akaba yamukoresha izindi mbaraga kugira ngo yibe revenue, kandi ubwo ya mpano yo gucuruza ayifite. Siporo rero nayo ngira ngo ntaho umupfumu arafata umuntu ari umucuruzi, wenda dufata urugero angana nk'uko nigere mu zabukuru abyibushye gutyo ngo reka ngo uwo mutugenda utsinda ibitego, ntibishoboka. Urumva, ahubwo icyo akora Shitani areba wa muntu ufite ya mpano yo gukina, akaba yagenda akamudeviya ibitekerezo. Ariko Imana ishimwe yuko Imana nayo iri hafi y'abantu bayo, uyiyemereye imwereka inzira y'ukuri n'ubugingo. None nk'icyo kiba hari urumva wowe urakishijwe, ariko harimo abandi bantu badakishijwe bakina bajya muri ubwo bupfumu bakora ibintu nk'ibyo. None mukorana gute? Ko bavuga ngo ari imbaraga z'Imana nizo mwa Shitani ntabwo bikorana. Ese icyo gihe byagenze gutya? Mwasha gukorana gute? Mwasha kumvikana gute? Kandi buri wese afite umwami utandukanye n'undi. Ngira ngo natangiye mbabwira agakiza ni ikinege, agakiza ntabwo ari ikundi, nta nubwo ari ikibina. Ntabwo abantu bacururiza, dufata urugero mu isoko rimwe, siko bose bakijijwe kandi bose baracuruza, ahubwo buri muntu mu mutima azi Imana yimitse. Ibyo ngibyo rero numva yuko ni ibintu umuntu atagomba guha agaciro, kuko uwaba abijyamo azabazwa ibye, n'utabijyamo ukorera Imana nawe azahemberwa ibye. Tukiri aho, hari nk'uri umutoza, harimo n'abandi batoza wenda bakurikira kuri iyo miti, bakurikira ibyo bintu by'ubupfumu, bavuga ati ibi ngibi nimbikora biragenda gute. Ese nta mbogamizi ujya uhura nabyo kuvuga ngo reka tujye gucishiriza aha n'aha ngaha, uwo mupfumu nk'uyu nguyu ngo niwe ubishoboye? Ibyo bintu ntabwo ujya uhura nabyo? Ese iyo uhuye nabyo bigenda gute? Ibyo ngibyo njye nafashe icyemezo, n'uwabizana ubwo abafite urugamba ashoje, kandi sinjye buri bururwane. Iyi ndwanirira ifite imbaraga zo kuba yamurwanya, kuko ngiyeho nta mbaraga mfite zo kuba narwanya izo mbaraga, kuko umwanditsi umwe yaravuze ngo ibiturwanya bifite imbaraga, ariko natwe turwanirira ifite imbaraga. Numva rero yuko ibyo bari urugamba nk'urundi, ndasenga ngiye nkaruharira Imana kandi rurwana kigabo. Ariko icyo kintu kikubaho? Ni mu nzira muri iyi si ntabwo ushobora kubura
ibigutega, kandi nk'uko nakubwiye buriya nuko abantu bamaze kumva gufata ivugabutumwa nabi baryakira uko bashaka bitewe n'ibihe biruhije tugezemo, kubera benshi baba bikururira inyigisho zibaryoheye, ariko ubundi buriya ubijyamo ni ugukorera shitani, kandi n'uwiba bakorera shitani, n'umunyamagambo bakorera shitani, n'umusambanyi bakorera shitani. Ibyo rero abantu nk'abo ntabwo wavuga waba ucuruza uzahura n'umuntu umujura, uzahura n'umugizi wa nabi n'iki, ariko iyo ufite imbaraga z'Imana muri wowe ibyo byose ubasha kubicamo. Batubwiye ko hari ijambo umuntu akubwirije ugakizwa, ese nta kindi kintu cyaba cyaratumye ubasha gukizwa? Numva ubundi mu gukizwa kwawe wowe utarakizwa, tukiri aho ngaho utarakizwa, nta bintu nk'ibyo wigeze kugenderamo ukaza kubona itandukana ry'ibyo bintu n'iryo kuba uri mu Imana? Of course, urumva iyo umuntu akizwa ni uko yari umupagane. Nakijwe kuko ntari umupagane, ariko nyuma nakiriye imbaraga z'Imana, nakiriye Imana, ibyaha byanjye birababarirwa. Icyo ngomba gukora ni ukurinda izahabu indimo, ni ukudacafuza cyangwa se gutakaza umugisha nabonye, kuko mbabwire mu gitondo ushobora kuba uri inshuti y'Imana ariko nimugoroba ukaba umwanzi wayo bitewe n'icyaha waba wakoze. Nshimira Imana rero yuko nkomeza gusenga cyane kugira ngo njye ikomeze kunyambika imbaraga bitewe n'uko iminsi igenda yigira imbere. None maso, ukimara gukizwa ntekereza ko hari abashuti mwagiraga, hari ibigara yagendaniragamo, hanyuma ubu ngubu abo bantu mubanye gute? Hari abagenda bitewe n'itandukanirizo riba ryajemo, ariko nyuma baragaruka, kuko burya umuntu agutega iminsi akavuga ati reka turebe. Yabonye imyaka 7-5 ishize aravuga ati kweri wa muntu yahuye n'Imana, aho ngaho haragaruka mukabana, kuko turi ku isi tugomba kubana amahoro, niko Bibiliya itubwira, tukera imbuto. Ese hari abantu baba barakubonye yarakijwe nk'uko wakijijwe kubera uwo muntu mwakoranye? Hari abandi bantu baba barakubonye yarakijijwe akavuga ati reka duhindukire maso bitewe ko nawe hari aho yahindutse akaba ari aho yageze? Icyo kintu nagisobanurireho neza. Buriya twebwe akazi kacu ni ukubwiriza, ariko agakiza si twe tugatanga. Nanjye wambwirije mbere si we watumye nkizwa. Nubwo twahuye, hari abo twahuriye muri gare, hari abo twahuriye mu isoko, hari bene data bakijwe mbere bajyaga batubwiriza, ariko icyo gihe siko twahise tubyakira. Impamvu ni iyihe? Impamvu tubwiriza umuntu ntahita akizwa ni ukugira ngo tutirate imbaraga zacu. Ngewe ngo nabwirije abantu 3,000 barakizwa, rere nasengeye abarwayi, imbaraga sizawe, ahubwo Imana yo mu ijuru yakoze imirimo. Numva rero ngewe icyambere ni uko mbwira abantu kuri ikora, akaba ari ikora. Utarakizwa, ese ninde wabonaga nk'umuroro mudo wawe wumvaga kubaka, wumvaga ari ninde uwo muntu? Iyo utarakizwa nyine byose urahira, ntabwo ubutoranya, ariko nta mwuka wera uba ufite. Ubu ngubu se ninde ubona nk'umuroro mudo wawe wumva urakwigiraho, yumva ukunyura ku mutima? Njye numva nakwigira kuri Kristo kubera imirimo yakoze n'uburyo yarwanya urugamba rwiza rwo kwera no gukiranuka. Akazi kawe kagusaba kuba umusitari, kagusaba kuba ukundwa n'abantu benshi batandukanye, ubona inshuti zigiye zitandukanye, nyinshi z'abakobwa. Ese nkawe mu Kristo ubyitwara gute wewe muri icyo gishuko cy'abakobwa batandukanye, abadamu, kuko uri umusitari? Icyo ngicyo si igishuko kuri njye, kuko igishuko gifata uwashutswe, kandi burya ntawe ushukwa, kuko ubutunzi bundimo burakomeye, imbaraga z'indimo zirakomeye, kuba sinabuze unkunda kunkunda, ariko hari n'inzira ngiye ntajyamo. Ibyo rero numva yuko Imana hari imbaraga ihereza umuntu. Buriya n'ikibazo abantu bagira mu gakiza, basengera kubona ibintu kugera gute, ariko ushobora kubona ibintu ntubone imbaraga z'Imana, aho ntiwarara. Ikintu rero cya mbere ngewe iyo nsenga, sinsenga ngo Imana inkundisha abantu, ahubwo ndasenga Imana imbaraga, izo mbaraga zizantambutsa ahakomeye. None maso, ukimara gukizwa kugeza akanya nkaka, nizihe mbogamizi waba warahuye nazo mu rugendo rw'agakiza kawe? Imbogamizi mu rugendo ntizishobora kubura, uretse yuko kuri njyewe iyo ndebye nkasubiza amaso inyuma, mbona ari ibisubizo nabonye, kuko kubaho nta mutima ugucira urubanza, kubaho wumva nta kibazo ufitanye n'Imana, wumva yuko kandi
ku Mana ibyo ishaka irabiguha, iduha ibyo ishaka. Ibyo dusabye byose siko tubibona, ariko si uko itabishoboye. Ibyo yangeneye, ibyo yakugeneye izabiguha. Madamu wawe se nawe arakijijwe ntabwo akijijwe? Nawe arakijijwe. None nk'iyo muri kumwe hari ingo nyinshi tubona z'abantu bubatse ariko bagasanga umwe arakijijwe undi ntakijijwe. Abagabo benshi bakumva ko agakiza ari ak'abagore n'abana. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ngira ngo cyambere no gusenga Imana, kuko urugo rwubakwa n'Uwiteka. Ni wowe ushyiraho umurongo mu rugo, ni wowe ubundi Imana ikagushyigikira. Umugabo agomba kuba umutwe w'urugo ariko Imana ikamushyigikira. Numva rero yuko jyewe ninjye wakijwe mbere, tujya kubana nawe urumva yaraje Imana imugirira neza ajya muri uwo murongo. Ubwo yakwigiyeho mu gakiza yari umuntu udakijijwe, abona imbuto wera bakananye mfatire. Kunyigiraho nge ndi umuntu yugiye kuri Yesu, buriya niwe ntabwo ari njyewe. Ari ibintu bitangaje kumva umuntu w'umusitari nko kuba uri umusitari. Iki gihugu cyose kirakuzi, si n'u Rwanda rwonyine, n'isi yose irakuzi. Ikubona nk'umuntu w'umutoza. Abantu b'abatoza tumva ko ari abantu bakaze kuruta abakinnyi, kuko ntabwo batoza umuntu ikintu utazi. Ese mu bakinnyi bawe ubona ufitemo abantu bakijijwe? Ese ugenda uvugamo ubutumwa bigenda gute? Ubutumwa icyambere gukora akazi, kuko ni akazi, hakabaho n'igihe cyo kubwira abantu ukuri. Ubundi ubutumwa ni uko abantu hari uburyo babugize, ubundi ni ukuvuga ukuri. Ukuri rero ahantu waba uri burya ntuzaguhishe. Ukora akazi ko biravuga ngo udakora ntakarye. Tugomba gutungwa n'imirimo y'amaboko yacu, ariko ugomba no kubwira abantu ukuri. Ibintu bigenda gutya kugira ngo bigende gutya n'akazi kagende neza. Tukiraho kugira ngo ube umutoza, tugatse inyuma gatoya, ese wabyinjiyemo gute? Nuko uzi gukina, wabanje gukina mu yandi makipe, wabyinjiyemo gute? Ngewe ntabwo ari uko byagenze, kuko gukina kwanjye kwari bisanzwe, nta nubwo byari bikomeye cyane, ahubwo nuko ari ibintu nakunze. Icyo gihe mpera ku ikipe y'abana, ngira umugisha birampira, numva yuko ari icyo ngicyo cyambayeho. Ubwo ari ikindi suko nari nzi gukina cyane. Hanyuma twatubwiye ku bintu bigiye bitandukanye by'ibintu wagiye uhura nabyo mu buzima, n'ahantu wavuye n'aho wageze. Umukristo wese tuzi ko hari ijambo rigenda rimufasha mu mutima. Ese nkawe ni nk'iriya jambo rigenda rigufasha? Ijambo rimfasha ni Zaburi 143 umurongo wa 15, bivuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe. Iryo jambo ryaramfashije cyane, kuko inzira y'ubukristo kugira ngo Satani atakwihebesha, ugomba kwibuka imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu ubona dusoma Abayisiraheli, Imana ibakura muri Egiputa, Imana igira gutya, no kugira ngo twibuke ubwiza bw'Imana. Icyo kintu rero iryo jambo riranyubaka cyane, kuko ni Dawudi warivuze. Yarivuze amaze gutsinda urugamba yari atsinze icyo gihe. Si ngombwa yuko menya urwo ari rwo, ariko niba uri umukristo ukaba uzi hari urugamba watsinze, ukaba uzi yuko watsinze ibyaha, ukaba uzi yuko wanesheje muri wowe, kuko buryo buri muntu wese ariyizi. Buri muntu wese ariyizi. Numva yuko iryo jambo niryo ryamfashije cyane. Uvuze ngo witse iminsi ya kera, numva ngize akabazo. Ese ni nk'ibiki bya kera wakoraga? Hari ukuntu uvuga ngo njye nari umumere muri ibi ngibi, ikintu bya kera ni nk'ibiki wakoraga wumvaga wubatseho nk'izina? Ngira ngo ibya kera biba ari byinshi, buri muntu wese ngo afite kera hiwe. Hari ubuzi uburyo utagiye tubahaga Imana, utakundaga Imana, utakoreraga Imana, utahimbaje Imana, utavuze Imana. Ibyo ngibyo byose rero ukibuka wenda n'ubuzima wari urimo, kuko iyi si turimo kwa Yesu hari ibyo mu mwuka ariko n'imigati irahari. Ibyo rero byose ugenda ubitekereza, ukabishyira hamwe, ukabikuramo ishimwe. Nk'uko uri umusiporutifu cyangwa abapapa n'abamama badukurikiye, kuko abadukurikiye ni benshi batandukanye ari hirya no hino, n'icyo bababwira nk'ijambo wabaha, nka message wabaha uyu munsi? Ijambo nababwira, icyambere Imana iriho, Imana ifite imbaraga,
nubwo abenshi batazibona utapfa kuzibonesha amaso ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni no kuba twaravutse tukabaho tukaba n'imbaraga z'Imana. Nta muntu wamenya aho iki kirere kiri hejuru hagihanitse urumva uretse Imana yonyine. Abagerageza gusoma barasoma ngo urumva turana ariko hari aho bigera ubwenge bw'abantu bugashira ariko ubw'Imana ntibushira. Ikindi cya kabiri korali bita Jehova Ire yahimbye indirimbo iravuga ngo umunsi wawe wa nyuma ngo utekerezaho iki, ngo aho mwashakanye atagera, aho umwana watagera, ngo aho inshuti yawe itagera. Aravuga abaririmbyi aravuga ngo cyakora icyo gihe akazi kazakomeza. Buri muntu wese aratekereza ku munsi we wa nyuma kuko buri muntu wese arawufite. Mwakoze abakunzi ba Gusenga TV, kandi turacyabashishikariza kuri subscribe mukaza gusharinga iyi message nk'uko kugira umumaro, nk'uko yagira ibyo gukuramo, nk'uko sharing ndukamufasha. Ijambo ry'Imana avuga ngo hindurira umwe kuri Kristo Yesu, nicyo Imana idusaba. Reka duhindurire benshi rero kuri Kristo Yesu, kwisharinga ku muntu umwe nakayisharinga ku wundi n'undi akayisharinga ku wundi, ukabivuza ivuga butumwa rikomeye kuruta twebwe. Icyo rero tugushishikariza wowe utakoze subscribe kugerageza ongera kuri subscribe ngo SMS zose ibivuga butumwa bwose buzajya kugera nk'uko bikwiye. Murakoze, mwari kumwe na Kokote kuri mikoro.